Ni kiganiro igicumbi cy'amakuru nk'ibisanzwe naho nje nkaba Maniro Emmanuel Mungu ni moja ndaje kugira ngo twibane mu kiganiro igicumbi cy'amakuru aho nkuzaniye amakuru agezweho kano kanya arimo avuga ko Minu Bumwe yagiranye ibiganiro n'imbuga nkoranyambaga ku gukumira imvugo zipfobya genocide. Niyo makuru tugiye kugarukaho kano kanya turebera hamwe bimwe mu byo Minu Bumwe yaganiriye n'imbuga nkoranyambaga ndetse turebera hamwe n'impamvu yaganiriye n'imbuga nkoranyambaga kuri zino mvugo zipfobya genocide. Niyo makuru tugiye kugarukaho. Reka mbatse mbibutse kanda subscribe mw'interineti kanda kugira ngo no mu makuru ataha tujye twibanira kabisa mumenye uko ibintu bimeze hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda kabisa. Reka mbibutse kanda subscribe, mbibutse kanda like, share ndetse na comment, ibintu bikarushaho kuba uburyohe. Rero ntabatindiye reka twinjiye mu makuru yacu twirebere uko ibintu bimeze. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yatangaje ko bari kugirana ibiganiro n'abagenzura imbuga nkoranyambaga bigamije kujya hakumirwa ibiganiro ndetse n'imvugo zibiba urwango zikapfobya genocide yakorewe abatutsi. Reka rero nkubwire ko yagaragaje ko imbogamizi bagihura nazo ari uko izo mbuga zigaragaza ko zitumva neza ibitangazwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko yemeza ko ari urugendo rugikomeje kandi bari gushyiramo imbaraga kugira ngo barebe icyakorwa. Yagize ati impungenge tugifite nuko batugaragariza ko batumva neza Ikinyarwanda ku buryo bashobora kumenya ibikubiye cyangwa se ibiri muri icyo kiganiro ngo bumve ububi bwabyo. Ibyo rero biracyafasha abakoresha za YouTube, Facebook ndetse n'abandi kuko urwango banyuza aho ngaho ntabwo ba nyir'imbuga babimenya. Rero Minisitiri Dr. Bizimana yagaragaje ko imvugo z'urwango no gupfobya genocide yakorewe abatutsi hari abantu babigize inzira yo gushaka amaramuko ariko bikwiriye gucika. Yagize ati urumva rero natwe bidusaba ubushobozi bwo guhindura mu zindi ndimi ibyo biganiro byabo banyuzaho umunsi ku wundi. Rero ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko tuzakomeza tubikoraho kuko ibiganiro byigisha urwango hari ababigize inzira y'amaramuko. Rero tuzakomeza gukorana na ba nyir'izo mbuga nkoranyambaga kugira ngo abo bantu bakurikiranwe. Rero bitabujijwe ko abantu bitabujije abantu gutanga ibitekerezo byabo. Rero yashimangiye ko u Rwanda rutabuza abantu gutanga ibitekerezo cyane ko binateganywa n'itegeko nshinga, ariko yavuga ko ibitekerezo bipfobya genocide yakorewe abatutsi ndetse n'ibibiba urwango bidashobora kwihanganirwa. Yagize ati ibitekerezo byigisha urwango, ibitekerezo bipfobya bihakana genocide yakorewe abatutsi biba byabaye icyaha. Icyo gihe rero ntibikwiriye kwihanganirwa. Rero yanasabye abakoresha izi mbuga nkoranyambaga guharanira kuzikoresha neza mu gutanga ibitekerezo birinda gutukana cyangwa guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi kuko bihabanye cyane n'umuco nyarwanda. Rero yagaragaje ko nawe bajya bamutuka kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse yemeza ko bitamuca intege. Asaba buri wese gukoresha neza imbuga nkoranyambaga birinda gutukana. Yagize ati rero mu muco nyarwanda ntihabamo gutukana, habamo kubahana, kwizerana ndetse n'ibindi. Rero dufatanye
kwigisha abantu uko imbuga nkoranyambaga zikoreshwa, ndetse akomeza avuga ko byanaje kuba byaborohera cyane guhimba amazina cyane umuntu adafite agashyiraho ibitekerezo bye bibi cyane. Rero yakomeje ashimangira ko uko imyaka igenda ishira urubyiruko rw'u Rwanda ruzagenda rugira uruhare mu kurwanya abagifite ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi kuri izo mbuga nkoranyambaga. Murabyumva uko ibintu bimeze muri rusange. Rero reka twikomereze umenye n'impamvu cyangwa se umenye n'amakuru ayobya abatoya bakijandika mu byaha nk'ibyo ngibyo. Rero Minisitiri Bizimana yagaragaje ko kuri ubu ngubu usanga ingengabitekerezo mu byiciro byose by'umwihariko n'abavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati ibyo aho ngaho bituruka ko jenoside yakomotse ku mateka. Ayo mateka rero yigishwamo urwango ndetse n'irondakoko igihe kinini, kuko urebye kuva ababirigi baza mu Rwanda mu 1916 nibwo gutandukanya abanyarwanda byatangiye kwigishwa bijya mu nyandiko ndetse mu masomo no mu bitabo n'amashyaka ya politiki nk'iryo shyaka twakwita Aprosoma ndetse na Permehutu bayobora igihugu bigisha n'ironda mu bwoko. Yongereyeho ati iryo ronda bwoko rero hari abantu ryagiyemo ku buryo kurirekura bibavuna cyane ndetse bakabishyira no mu bana batoya. Akaba rero ari impamvu ubona abana batoya bakora icyo cyaha ndetse bakagikora batakizi neza, batazi nuko byatangiye, ariko bitewe n'amakuru ayobya n'amakuru ayobya y'amakosa bahabwa ndetse bahawe n'ababyeyi, imiryango, abaturanyi ndetse n'abantu bakuru. Rero yakomeje avuga ko u Rwanda rufite abantu barenga 60,000 bafunguwe barakoze jenoside, barakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi kandi bamaze gusubira mu buzima busanzwe kuko bari mu bikorwa biteza imbere igihugu. Rero reka nkumigire ko yanasabye abashobora gukosora yasabye abashobora gukora isubiracyaha ko bakwiriye kubireka kuko biba bisubiza u Rwanda rwacu inyuma. Yagize ati abakora isubiracyaha bo kubibutsa ko iyo bakoze ibyo bintu baba bagomba kubireka kuko ugaragaye ahabwa igihano cy'intangarugero kuko biba bigaragaza yuko ashaka kudusubiza inyuma kandi atari byo ukurikije aho tugeze ubu ngubu. Rero murabyumva uko ibintu bimeze, murumva ibiganiro Minu Bumwe yagiranye n'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyo yifuza ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'imbogamizi igifite igihura nazo umunsi ku wundi. Murabyumva ko ni ibintu rwose natwe nk'abanyarwanda dukwiriye kuba tuzi muri ano masaha ndetse tukagira nuko tubyitwaramo nk'abantu bafite umuco nyarwanda mu by'ukuri. Rero twibuke twiyubaka niyo ntero. Ndabakunda cyane, nitwa Mungu ni Moja, naho utaha.